turangiza tegereza ari gihe uzazana ibara mu rugo umwana mutoya kwisuzuguza ariko ntago ari ukwisuzuguza ahubwo ari guhirwa umwana mutoya utuzi ikintu cyamusubiza inyuma kuko ari nakakara karavuze gushaka love kandi simfite time ibintu by'inkunda ibyo bintu ndaza kumenya bisobanukirwa ngo shanda uraza kungora no batuma njya mu nkoranyamagambo ngo muri pati bakanywa bagasinda ngo batwitse. Twongeye kubaha ikaze mwe mudukurikira kuri channel yacu Ibyahishwe TV. Nkuko mubizi rero tujya tubatumirira abatumirwa bagiye batandukanye impande n'impande hose tugenda dukoramo. Kuri uyu munsi rero twabateguriye urubyiruko nirwo tugiye kuganira. Tugiye kuganira rero kuri topic ivuga ku bijyanye n'urukundo ndetse n'ibyo bavuga bamwe ngo nta myaka ijana. Tugiye kubaha ikaze rero kuri uru rubuga rwacu cyangwa se iyi channel yacu. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, like and comment. Murabona ko kuri kamera uyu munsi twabatumiriye abatumirwa b'urubyiruko kugira ngo tuganire ku bintu bivugwa hirya no hino bigaragaza ko urukundo nta rugihari, ko urukundo rwa kera rusa naho rwarangiye, ahubwo ko hariho ibisa n'amarangamutima. Hariho bamwe bavuga ngo nta myaka ijana, ngo nta gikwe, ngo ariko se nk'imbere yanjye ndimo kuhabona abasore nkabona abakobwa. Mwatangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo insanganyamatsiko y'ibijyanye n'urukundo tuyiganireho. Twahera ko ibumoso bwanjye. nakoze amazina yanjye nitwa Kwizera Jean de Dieu, ariko muri filime Ikosa Rimwe nkina ndi Thierry. Yes Thierry. Hanyuma iruhande rwawe ndahabona umukobwa mwiza rwose kandi w'umunyarwandakazi. Hanyuma wakwibwira abadukurikiye. nta kibazo murakoze. Amazina yanjye ni Irakoze Lucy, ku izina ry'umukino ni Joyce, ibindi turabikurikirana. Yes Joyce, abakurikiye barakuze mu Ikosa Rimwe. Hanyuma iruhande rwawe nturi wenyine, hari umupasoni rwose, hari umukobwa witonze cyane. Hanyuma wakwibwira abadukurikiye. Ya murakoze, amazina ni Umuhoza Divine, ku izina ry'umukino nitwa Daniela. Ubwo nawe urabarizwa mu Ikosa Rimwe? Yego. Okay, iruhande rwawe ndimo mpabona umusore rwose wakoze icyanwa kabisa, umusore w'intarumikwa. Wakwibwira abadukurikiye. So murakoze, amazina yanjye nitwa Nizeyimana Janvier, nyina muri filime yitwa Ikosa Rimwe, nitwa Gabi cyangwa se Gabriel. Ibindi turabikurikizaho nyuma uburyo banjyanye umwana mujye kuri ku Byahishwe TV. Ubwo rero Gabi cyangwa se Gabriel, urakoze cyane. Tugiye gutangira rero, twimbike kuri iki kiganiro, dusubirikanye mu kuganira, duhana ijambo kandi tuganire. Reka n'ubundi nk'uko twahereye kuri Thierry, muri iki kiganiro tugiye kuganiramo ku bijyanye n'urukundo rw'iki gihe. Ndakubona nk'umujyambere dore rwose ukigimbuka. Urukundo rurahari cyangwa nta ruhari? iyo ntekereje rwose ibintu by'inkundo wabijyamo ukazageza ryari? Ubona ubitekereza ukabona abakobwa bari hano hanze, ukabona n'uburyo nyine bitwara, ukabona n'uburyo n'ibintu bikora, ubona ko urukundo ruhari. Uzi warujyamo cyangwa kujya mu rukundo, nge ntekereza ko waba ushaka kwiteza ibibazo, kwiteza agahinda. Neza ndakubeshya singaho abakobwa nabo. Ushaka kuvuga ko Joyce ukuri iruhande uramutse umubengutse ataguha urukundo rwa nyarwo wumva wifuza? Wamubajije ubuze urukundo hararugira?
cyazi ibyo ari kuvuga nibyo pe abakobwa muri iyi minsi turashaka ifaranga nibyo nawe nkubeshye kuko ntabwo nzakundana n'umusore ngo mbone sinzi ukuntu ameze nta mafaranga nta cyangwa afite mbese aracyari muri analogue none se umusore ni gute yaba afite icyangwa yoza ibyombo se wapi ntabwo ari ukoze ibyombo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo agomba kujyana n'ibigezweho akambara imyenda ihenze nk'iy'abasitari nibyo nicyo cyangwa wavugaga se yaba atayafite nyine twahura n'ibyo bisaza tugapfa kubyemera kuko nibyo biba bifite ifaranga ubona se wowe nakubeshye urumva inkundo zihari ariko abakobwa bose ntabwo ari kimwe ntabwo wowe ushobora kuba ushaka iryo faranga ukura ibyo bisaza bikuze kuko ari byo bifite amafaranga abana bato nta mafaranga bakigira ariko haracyari abana bafite umuco wapi umwana ushaka kubaka ariko wowe urabona ko nta n'umugabo uzashaka ntakitonde nkubaza ushaka ifaranga gusa tu itonde nkubaza akantu gato kuri kuvuga ngo hari abatameze gutyo hari abafite urukundo wowe utekereje ukareba n'abakobwa bari hano hanze ubona umukobwa ufite urukundo wamubwirwa n'iki wenda kubera n'abo uhura nabo muhurira mu kabari ukabona ari kunywa n'imodoka ishaje ushobora no kubona wamushyira mu bago ariko wa mukobwa uzahereza inzoga akakubwira ati wapi wa mukobwa uzabwira ati tujye mu buriri akakubwira ati nk'uwo mukobwa wamushyira mu rugo harya baca umugani mu kinyarwanda ngo wamushyira mu harya baca umugani mu kinyarwanda ngo barwubika ngo he nibo baki ahubwo reka kubwira uwo mukobwa ashobora kuza akigira kamarayika ewana akajya avuga ngo iyo myumvire baravuga ngo ivu rihoze niryo ryoze iyo myumvire mufite ntabwo ari ubibwirwa n'iki niwe mukobwa adashobora kuza yigize marayika nafate yuko urukundo nta ruriho urukundo rw'iki gihe ni pafu nitwirire twigende hari poste nabonye ngo mu Rwanda ngo hasigaye ngo amasugi ngo abiri ngo dorokasi ngo na Vestine nabo wenda ntawamenya ntago ari ukubasebya hasigaye babiri koko ntago ari ukubasebya wenda reka tuvuge iby'amasugi byo wenda ntawe wabimenya ariko iyo turebye urukundo rwo rero mwa bakobwa mwe namwe mugabanye gushakisha amafaranga kandi muyashakishiriza mu nzira wapi ntago ari inzira mbi wowe n'ujya gushaka icyo gisaza ntuzahura n'umuntu wasamye ngiye kubona na Daniela ko mumenyereye nk'umukobwa w'umupasoni witonda cyane nawe koko uratekereza ko se koko abantu bose bapfira gushira ku buryo nta bakobwa b'umutima bagihari oya ibyo byo birumvikana hari abana bagifite umuco hirya no hino ibyo ngibyo ubundi hari abantu biba binasa ukanabareba ukahita uvuga ati uriya ni isireyi hari n'abana uhita ubona ukavuga ati uyu byibura aracyafite umuco rero ibyo kuvuga ngo abana b'iki gihe ngo bashaka ifaranga oya ntabwo ariko bose bashaka ifaranga reka nkubwire wenda mwahoze kare muvuga amazina muri filime n'ubundi reka tumenye tuvugire ku mazina yo muri filime Sheja ubu ngubu utekereje nawe tekereza ubona ushobora kureba umukobwa ukamubona hano mu muhanda cyangwa se mukaganira bakakwereka umutima mwiza ewana ukagira ngo ni akamarayika ariko ejo wamukunda ugasanga ni Slayer danje hahandi noneho ureba ukavuga se ubu ngubu ndi mu biki ubu ni urukundo ndimo cyangwa ni gukina filime bibaho cyane rwose reka nitangire nk'urugero nkanjye wenda nshobora kuba nafata imyenda miremire nkayambara nkaba umukobwa w'umutima mu muhanda ku buryo n'uwambona yavuga ati cyaza uriya mwana aritonda ugahita umbona mu ishusho ntariyo noneho wamara kunjyana nkaguhindukana ni gute se uzamenya ko umukobwa ari umutima cyangwa ari za sire turi kubona ntabwo byakunda ugishaka ya mafaranga akose birakunda nshobora kwambara neza nkavuga nkikwiza nk'umukobwa w'umutima reka nanjye mubaze ugishaka bya bisaza bifite amafaranga nareke mwibariza akabazo gato ese ko nshimye ko wakiyoberekanya gutyo harya wenda tubare uwo musore wenda wakujyanye ntabwo azi kuri isireyi ese yazajya kukwerekana ntabwo yazamenya amakuru azayamenya kure ariko nanjye mugezemo hagati menya ngo hari abana rero bagifite umuco azabimenya iyi namaze kumwinjirira nese Gabriel reka nkubaze akantu gato ubundi washaka amafaranga ya pasiteri ukajya kumwambara mini iruhande
si nk'ibyo byose nzambara ninjya gusenga muri ADPR shumi yanje bya bindi bavuga ngo abakobwa ngo barara mu nsengero imibika barya kazana ibibara nk'iby'imparage nzabyambara ngende mu rusengero nkore neza ariko mbona no gusebanya abumurokore nibyo abarokore bo muri iyi minsi bari kwambara rukubitihuku bakirwa mu nsengero babyina bakazana neza imfubyi rukubitihuku ni ukuvuga iki ni bya bijipo bitaragera gahunda i Kigali babi utamenya fomira zabyo nyine nanjye nshobora kugenda mu isoko nkagihaha ariko uzi ko urubyiruko umuntu ashobora kuganira namwe tumenye niba turimo turavuga ikinyarwanda ngo shumi yanjye ngo rukubitihuku ngo yabajipo izo ni imvugo rero ziri kuza twavuye muri analogue tujya muri umuco waracitse oya ntabaye ko nari mumenyereye nk'umusore ujya umenya kuganiriza urubyiruko akarubwira ku bijyanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco ubu koko nk'urubyiruko rukurikiye muri narugiye inama yo gukura amaboko bagakora amaboko mu mufuka bagakora bakareka kwiruka inyuma y'ibisaza bifite amafaranga rero n'abasore barayafite ariko ngo baba bumva ngo umusore ngo nta mafaranga afite ngo abasaza ngo nibo birekura bikaba ngombwa ko aribo bagira ute bajyaho ngo bafite amafaranga katugaruke kuri numva ngo ni nabo ngo bakora ngo akazi ngo ngone bumva abasaza bakora akazi baba barabonye amafaranga kuba bari mu rega ni n'inararibonye inararibonye yego bafite experience ariko urumva buri muntu wese agiye kuraje ku murimo yerekejeho amaboko bafite amakambani baba bafite ibyo bakora nyine urumva amafaranga baba bayafite ariko tugaruke kuri Thierry gatoya Thierry hanyuma hari ikintu twari twakomojeho ku bijyanye no kuvuga ngo nta gikwe iyo ubu urubyiruko ugiye kumva rubifasha wavuze ngo nta gikwe ibyo bintu bishatse kuvuga iki ibintu bya nta gikwe nyine ni ukuvuga ngo nyine hari ukuntu ureba nyine inosi wareba hanzanga wareba sireyi wareba abakobwa bahari nawe ukibaza nimba uzashaka ese umukobwa ntabwo wamenya nimba ari umugore cyangwa ari umukobwa uri kumva nese ubwo ngubwo wajya ugashaka umugore nese wabigenza wabanza ukirira isi nyine ukika kandi n'ubundi nyine ari umugore ushaka nese kuri ngo wajya gushaka ese urumva kandi ushaka umugore none se ushaka umugore ariko ukajya gushaka umugore w'abandi hari n'igihe umugeza mu rubuga akakubwira ati rero bitewe n'ahantu nanyuze na staff nanyuzemo zose izo ni indimi z'umuhanda ariko barakuze tugeze mu rubyiruko urubyiruko rugenzi rwacu baratwumva uba bakurikiye kuri kamera barimo baravuga uri kumva rero hari ukuntu umugeza mu rugo wamushatse urumva yarinyuriye mu batipe benshi akubwira ati rwose we ntabwo twashobokana na bya bisaza nyine biza akazi ntawamenya cyangwa n'abandi bantu baba bararebye filime nyinshi ugasanga ni ibibazo ugasanga weho urugo rusenyutse rutamaze n'akangahe none se nawe nibyo ushingiraho wumva ko ijambo nta gikwe ryagakwiye njye ntakubeshye rwose gushaka no kudashaka wenda muri bibiri baravuga ngo icyo atari uko umuntu yamera nka Pawulo ibyo muri icyo gihe byahora gute urumva Pawulo nimba arabivuze kiriya gihe nuko yari yarabonye ibintu ari danje akubwiye bavuze ngo ibintu ni danje ubundi nibyo biba bishatse kuvuga nyine ni za mvugo nyine ibintu biba ari hatari ariko uri kugenda ucanganyamo uri kumbwira ngo ibintu ni danje ntabwo ubaza ibyo bintu ndaza kumenya bisobanukirwa gute nawe uraza kungora noneho batuma njya mu nkoranyamagambo batuma njya muri dictionnaire icyo nagira urubyiruko inama nagira urubyiruko ni uko bakura amaboko mu mufuka bagakora kandi bagasenga Imana icyo kintu bacyumvise ariko bakizera ko Imana izakora imirimo utabeshye mu rusengero buriya niho habamo abantu bejejwe bakijijwe gusa niyo yakureba ikakubona iruhande ushobora no kujya gukora n'ibyo byaha ariko ukajya imbere y'Imana ukavuga ukajyana umutima umenetse abati Imana nubwo mvuye muri biriya ugaca bugufi imbere yayo ukavuga ati Imana mbabarire none se niko buri munsi uzajya ujya muri ibyo bitegura kuvuga ngo ndajya imbere y'Imana imbabarire buri segonda buri juru tujuru ngo uko ngiye mwa kino cyaha ndahita mvuga ati Imana nje
n'umutima umenetse mbabarira iki Okay. cyaha wewe nda wowe kuri wowe wakumva ko utabikora buri munsi ahubwo wowe ukavuga ati njyewe nzabanza nkore kimwe nirangize mbone gukora ikindi rero akaba ari hari wa wundi wumva yuko yabona yaguye muri iryo kosa agasaba iki Imana imbabazi juru tujuru uhora imbere y'Imana uvuga ati Imana iki nagikoze mbabarira oya byo ntabwo aribyo nshatse kuvuga umva wowe ku giti cyawe uravuga ati njye nzabanza ngume mu kwinezeza wenda reka feeling alive yego undi nawe cyane twavuze ati haracyari abana bagifite umuco akavuga ati njye ndamutse neshutse ku nshingano mfite nkagwa mu cyaha nabasebye akavuga ati njyewe nzakora kimwe ibindi bizaba bizanye erega Abo reka ni- nkubwire ari amahouse n'abo bana party. muri kuvuga amahouse banambye ku muco pati niyo agiye kutumaraho urubyiruko aba bana muri kuvuga ngo umuntu banambye ajya ku muco ngo muri pati bakanywa bagasinda ngo batwitse biriya ni iki badatwika ndetse gutwika ni ibiki Ngo baragenda batwitse, bagafiringa ubuzima ngo hashye ngo hagashya pe hagashye urakumva karashya noneho Iyo reka byarahaye tugaruke ibintu gatoya byumva. twari tubajije kuri Thierry arimo arisubiza kuri icyo kintu bye nawe byarangiye yumvishe bimeze gutyo abantu hari gushya bari gutwika izo za house party za buri munsi ubyumve nawe utega amatwi hanyuma niba umukobwa yaragiye muri house party nk'uko aje kuguha urukundo rumeze gute nyine se wowe wavuze ngo uriya urukundo ngo wowe- urashakaga wowe uriya inkundo mukobwa uriya muhungu wamubije mwema muri we ngarashaka ngo cyangwa se uriya bakundane mugabo Eh? muri gukundana akaguha amayoga akakugurira ibiki n'ibiki utazagira ngo najya gushaka niwe azashaka nyine ndashaka ko natwe ntituba Natwe duteganya ko azadushaka ntabwo kuko tuba duhura na benshi nyine azashaka wa mwana w'umuco niwe azashyira umuco se Azamugura. rwose zihanganira kuba yaraciye muri ibyo byose avuga ati nshatse umwana w'umuco nabona azanyugujije avuga ati njya uyu sinabana nawe kuko abona ahuye nabo ni uwo mwana w'umuco se uzamukuraho nicyo kibazo barahari. ikibazo ni ukumubona muri bari iki gihugu cy'u Rwanda barahari barihe bari hese ko Barahari. tutari ubaka akanya ingo nyinshi uganira n'umugabo akakubwira ati rwose byaharaniye umugore nshobora gutaha akambwira ati rwose no munsi wapi hari igihe usanga 70% z'ingo zishobora gushwenyuka zishenyerwa ariko n'iki 30 kuba sikubaka ngayibaze nawe ngaho ushyira nawe ku ijanisha ibaze iryo Shyira ku jana ijana. none ubwo wowe ushaka Ariko gushaka rero, wowe ushaka ikintu kujya uri mu nkundo kugaragaza, urumva wowe ushaka uri kujya mu kugaragaza nkundo yuko nimba 70 abakobwa zibanye bose nabi nta mukobwa ukiri mu Rwanda uri kumva nyine ariko itonde barahari. nyine itonde ngusobanurire nimba 70 kandi n'abantu bakeneye zibanye nabi kubaka baracyahari tone ngusobanurire nimba 70% zibanye nabi 30 akaba arizo zibanye neza uzabwirwa n'iki ko nawe uzajya muri izo 30 zibanye 30 zo neza zitari gusa weho hinduka n'abandi bazagira ute bazahinduka nugumya guhindura abandi bantu na za 30 zisigaye zizagabanuka wahinduka utese wahinduka None se reka nkubaze umuntu gato. wifuje guhindura isi nawe byamunaniye Byaramunaniye. akenera guhindura Afurika biramunanira no kugera no ku kagari k'ubwako kugahindura byaramunaniye twe Uri wakora iki kugira ngo twifatanyije n'urubyiruko natwe rubyiruko nitwe twahindura igihugu cyacu wowe ushobora guhinduka pe urabyumva njye nshobora guhinduka nkavuga ati reka mpinduke ariko ntabwo nawe se ubwo nimpinduka undi ntahinduke bizajya nabwo mwuka wera yaguhindura umwuka wera sari Abantu araturuka basenga- aragusanga abantu mu basenga, ibara batugire ku mavi basenge cyane kugira ngo umwuka wera aze biragoye pe aze dusanga tumanukire biragoye ariko Aha. genda cyafite umuco ndabona nayo isheza ndabona baru natwe umuco reka danjye ntabwo nabyinshi wanjye umuco nkifitiye ntawe umuco ufite njye umuco ndawufite ariko sinzahura n'icyo Ubundi se kintu umuco ni iki? kidafite ubwenge sirayikwini ngo nikimbwira ati bebi gutya na gutya Urumva gapi. ngo ayo mafaranga nange kuyarya ntafite urugo umva ifaranga rije wenda ntiyarabayeho neza nk'uko uri kubivuga ntiyarabayeho muri izo ngo 30 ariko ayo mafaranga atari yaza ntabwo abantu bari babaye none ko amafaranga yaje nyarwo urukundo ubwo rero rwa bivuze ngo nyarwo tugomba nyine umwana kugira w'iki umuco. gihe wese ari kuvuka arangamiye ifaranga n'umwana w'umwaka uramuhereza igiceri ati bebe iki giceri gikora iki ndajya kuguramo biswi kuri Ndabyumva. botike mwana twebwe ubu Tekereza Ariko umwana urukundo w'umwaka rwa umwe. nyarwo urukundo rwa nyarwo ntabwo rurebera ku mafaranga Jese nkubeshya je turi muri ushobora kuba ubu wowe turi muri unafite amafaranga turi muri ariko monde ya benefice ugakundana n'umukarani wo mu isoko mind is your business wakundana n'umukarani wo mu isoko mon cher ami twe turi muri monde Kandi- ya benefice ubaka kanya turashaka amafaranga
nudashaka amafaranga isi zagusiga ubu Izagusiga. nze mbone ikimere hari hirya gifite amafaranga kinte mu rukundo na perezida wacu Vuga ngo na- adushishikariza perezida arabishishikaza ariko noneho na ba bandi badashaka ariko se kubyumva aho hantu uri kuyashakira hari amahoro baravuga ngo aho hantu uri kuyashakira ni hehe ubwo bwiza bwawe uri kuyashakiramo nibushira ayo mafaranga azaboneka none se ubwiza n'ubundi burashira ikibuno kigashira ariko niba amaboko no mu mutwe amaboko yawe uri kuyarira aka kanya no mu mutwe wawe waratangiye gupfa ko ubwo bwiza bwawe ari bwo buri kuguha n'icyo kibuno cyawe ari byo biri kuguha amafaranga igihe utazaba ubifite ya mafaranga uzayakura natwe twakagize urukundo Azava he? ese nkubeshye natwe twakagize urukundo weho mu Urukundo. mutwe wawe n'amaboko yawe yishore mu gukora ikibazo Bizarre, icyo ntabwo twebwe bizashira. ikibazo si ugukura amafaranga si ugukura abantu amafaranga si no gushaka amafaranga cyane pe ahubwo ikibazo icyo kintu umva uri ikibazo ndimo kucyumva ndakubwira umva ikibazo ndimo ndakubwira ndumva pe ufite ubwiza ufite ikibuno ufite inseko nziza urasekera icyo gisaza kikayaguha urukumva arakujyana muri hoteli nziza ukarya icyo ushaka ariko se ubwo bwiza nibumara kurangira utarashoye amaboko yawe mu gukora ngo utekereze ahantu wakura amafaranga utayakuye mu bintu nk'ibyo ngibyo nibimara gushira uzabaho none se hanyuma mugikomeje kuganira kuri ibyo ngibyo hanyuma iyo bavuze ngo nta gikwe nta myaka 100 hanyuma mwajya kubona mukabona hari abantu barimo gukora ubukwe hari abantu barimo gusezerana bakabana mwebwe ibyo mubibona mute abo babaye neze nkubeshye abo babaye ugeda ntabwo tubaye ntabwo wewe twumvikana winjira mu muriro ubona ko ari umuriro si nk'ibyo byose urumva kandi ubwo bukwe bwo butaho n'urubyiruko itonde musobanura ako kantu. barimo bararya umuziki mureke. bari mu bukwe bo burimo nyuma y'ubwo bukwe ibikurikira nyuma nawe amakuru tujya tuyumva baratubwira baratuganiza bakatubwira ati rushaka ubone gusa niko bavuga ngo sinavuga ko gukora ubukwe ni rushinga ubone se sinavuga ko gukora ubukwe ari bibi ubone. ahubwo ubukwe abantu bagiye mu mabizini areba gukora ubukwe bwa miliyoni 5 reka twumve akavuga ati izo miliyoni 5 kuzifata ukazishora mu bukwe akavuga ati nagenda nkaguramo ikibanza cyangwa se nakubakamo n'inzu ariko n'ubwo bushobozi bwawe ubwo iyo deba ntabwo yarangira none se wowe uragira uti uyu mukobwa ngo gutya na gutya ariko se wowe muhungu uri mu kigoro ake njye byumvuga ni ukuri none se nawe ndebera umukobwa muravuganye rimwe kabiri muhuriye kuri Facebook uramutelefone vayo geta unsure umukobwa akiza umunsi wa mbere ukabura muhekenya ngaha nawe mbwira urwo rukundo mbwira abo bakobwa umbwire ngo ejo ngo wazashaka umugabo abakobwa ibintu by'inkundo kandi namwe murabizi ntabwo ari abakobwa gusega n'abo bahungu niko bameze nawe aravuga ati niba mperese uriya mwana akanya nga nanjye reka nshake ibyo bimama bifite ifaranga nanjye ndebe ko hari icyo nagikuraho oya avuga ati nimba kari agakobwa ko kwa runaka kanya nze ndareba icyo kimeri mbona nyine gifite ifaranga hari abagore bafite amafaranga ibyo ku muntu wakijijwe ntabwo bigomba kubaho wivuga gukizwa mbese abantu babikora saba bakijwe uramagara umurokore rwose umurokore akaza ngo aje muri beto kugusura ngo murasengana nyine baragusura ariko njyewe ntabwo ni ikibazo impamvu mu gihe akana ngo igikwe nta kiriho aho ngeze hose mba mbona ubukwe buba n'ubwo kimwe mba ngo nta gikwe kiriho ubukwe se nese buba bwabaye gukora ubukwe ni nkawe nyine kwa kundi wayobye uvuga ati njyewe nzakora ubukwe ugasanga umutipe ugiye gukora nawe ubukwe umva nawe ari aho ngaho aba ni bamwe bajya mu rusengero bakagira nawe imyaka za ukavuga ngo 40 ugiye gushaka ngo urashaka kandi ibintu byakwe siyeri hari umudadazi umaze imyaka 40 ingahe muri adepin aracyarindiriye umugabo aracyamurindiriye kuko azamubona azamukura arabura guhaguruka ngo ajye guhiga abatipe twibe itonde ngusobanure aka kanya ubu ngubu umayine ngusobanure
aka kanya turi kuvugana aka kanya turi agira imyaka kuvugana 17 umukobwa agatangira umukobwa Wivuga uramuhamagara 17 hariya agatangira akaza kwiheba ngo urakumva yabuze umugabo. no Hariya adatangira umvaga cyane arabyibaza ngo yarahise arashaka urukundo rukurahe arashaka abantu bicaye amafaranga ku myaka 17 baravuga ngo niba ufite isezerano wihangane iryo sezerano rizasoza ryari utahagurutse ngo ujye kuko guhiga wararibwiwe buri wese n'umuhigo ubu utegereje ko Yenegereje utegereje ko cyaricaye. uzabona ejo bundi ndaje tegereza hari igihe uzazana ibara mu rugo uzazana ibara mu rugo cyangwa ukavuga ngo ni nyirahuku umwana bari umutipu bari kurya abana ameze nabi none se kuri ibyo ngibyo mushatse kuvuga ko abakobwa bari kugwa ku ziko barikuyeho benshi mana abakobwa batazi iyo bajya aricara akavuga ati ntegereje umugabo ariko umukobwa w'insharutsi aza kukwiterekera araza akakwiterekera umugabo arabizi cyane urumva umukobwa w'aka kanya arishakira umutipe ufite amafaranga urukundo warukura hehe aka kanya umuntu ni umugabo none se aka kanya nimba umugabo ari umugabo mu rugo akaba ajya muri hoteli gushaka y'utwana utekereza ko uwo mugabo umugore w'uwo mugabo ubwo nawe ari ukumva afite umugabo koko abagabo batagira umuco bananiranye niba umugabo afite umugore mu rugo iwe akajya muri hoteli gushaka ngo abana ngo bafite ikibuno ngo none kuki abasize uwo mugore ufite umuco kuki abasize umuvandi cya gihe yataye umuco we ntawe yataye ahubwo ari kwisibuza uwo mwana mutoya kwisuzuguza ntabwo ari ukwisuzuguza ahubwo ari guhiga uwo mwana biriya mutoya bintu bitandukanye n'amafunguro turya ibyo se bihura he biriya bintu ni ibintu bidasanzwe ahubwo biriya bikenerwa nk'uko ntabwo ari isahani ngo ndakoramo nawe ukoremo urumva bitwaye iki se bibaye si nk'ibyo byose ubundi bitwaye iki niba bayumva ko umuntu umwe atamuhagije umusore erega niba ari niba ibiryo abakobwa bikuraho batanu urahindura ntabwo agumya none akaba se ubu umusore tuvuge ko wahera mu gitondo saa sita urya ubugari nijoro urya ubugari ejo usubira ubugari ejo reka mubazeshe nimba umugabo uzagushaka aka kanya ari kurya abana ntabwo uzamushaka se kandi ukabona ari umugabo mu iki rugo gihe azaza wenda zarahindutse naranaseze amasengesho ashobora guhindura umuntu ufite gahunda yo kumpindura tu wahinduka pe ajya ku mavi nta kibazo umusore azaza urumva mukundane kuri iki gihe ngo basigaye ngo nta rukundo rugihari basigaye bakundana ngo banaryama turahurira kuri Facebook unyake nimero ariko wowe tugera igihe cyo guhura nibura nawe kabutera amafaranga nzahita mvuga ati uriya ni nakaba nta kintu nzongera kuvugana nawe Joyce azashaka wa wundi yanywesheje inzoga akanga ahubwo wereka uzagere mu rugo wereka uzagere mu rugo wahure nawe umukobwa azagera hirya avuga ati iyo nemera biriya yambwira ndimo ndamubwira reka azagere mu rugo ahure n'umukobwa wo mu experience samuha ukuntu nyine akanyamubwira ati ibyo bintu uri gukora ni ibiki ese kucyanga ko umukozi usanga umukobwa ameze gutya ari muri telefone ahubwo se umuntu ari mu bikira kimwe n'uko umukobwa w'umuco uri kuvuga ushobora kumugeza muri urwo rugo rwose mu minsi mike mukaba mubanyeho neza Joyce ukumva ko ibintu byose byahinduye ibintu byose cyangwa we umukobwa Joyce haracyariho abana bagifite umuco usanga ibintu bya umugabo ari kuvuga ati umugore wanjye nubwo uvuga ngo birirwa mu nsengero ngo bakagira ute bakagira ute no ntabwo ariko ibintu bimeze ndabyemera ushobora gushaka umwana ufite byose dore mukagenda biva kuri aya smartphone mukagenda mukabana icyumweru kimwe akavuga tuzi n'ibindi atuzi n'ibindi mu rugo sinarimbayeho uyikoresheje nabi yagusaza ariko uramutse uyikoresheje neza mwana yakuyobora mbese nta bantu bibiliya sirakuyobora igira amaso igira amaguru bibiliya ni ibintu byahumetswe n'umwuka w'Imana yego reka mvuge ko bibiliya yakuyobora Platination ndi nawe akoze indirimbo aravuga ati icupa
niyo shuri yonyine yizeye ubu uri kumva iki se atavuze kuki atavuze ibya bibiliya niyo kuki atavuze yonyine umugore we se kuki atavuze umugore noneho njye namufite- igihe kimwe mba mbona uzahinduka ukunandusha ahubwo wacu uzahinduka pe nawe yararagiye. uzahinduka ariko Si- ubwiye nawe Platini ko yararagiye. yaririmbye icupa narayumvise ntiyarwubatse ntiyarubonye se ariko nyine noneho Israel mbonye we yararimbye ngo mubwire abantu iby'ijuru Iby'ijuru se birabajyana. yego Kimwe niyo kimwe. mpamvu urimo ntabwo ari byiza rizagukorera ishyano ku myaka ya veni ntashobora Nta- ntiyifuza ikintu cyamusubiza inyuma kuko iryo cupa aya ryawe nakakara unywa. karavuze gushaka love kandi simfite time Inshuti ibintu wizeye. by'inkundo byica vibe shama nawe kumva iby'inkundo Gusa byica nyine vibe inkundo twazitaye hanyuma urumva ibintu by'inkundo bavandimwe, Simubeshye. tugana ku musozo ndumva ibyanyu ntaza kubisobanura ariko uko bigaragara ziragira ati nta gikwe n'abagikora kiragero bikananirana ariko namwe murabibona mutigishije nkana ko hari ukuntu urubyiruko hari ubwo ruri kugaragara ko rutitwara neza ariko nanone bikagaragara ko abo bavomaho ibyo ngibyo nabo hari abantu bakuru nyine batitwara neza ari byo Gaby yavugaga ndetse na Daniela bavuga ko abo bantu baba barahanutse ariko uko byagenda kose nk'urubyiruko muri sosiyete nyarwanda rukwiye kugaragaza umusanzu warwo mu guhindura ibyo bintu kuko nk'uko mwahoze mubikomozaho umuntu yaje ku isi ariko ngo agomba kuzasiga isi imeze neza kurusha uko yaje ayisanga bishatse kuvuga rero urubyiruko mugerageze kwigira ku birenge by'abatubanjirije kugira ngo ibyo mubona bidakosotse birusheho gukosoka ntekereza ko mwakabaye ariko mubyumva sibyo hanyuma Thierry wabwira iki abagukurikiye ku bijyanye no kuri topic murimo kuganira ni ukuri nyine iyo turebye muri ubu buzima busanzwe ubona isi yarahindutse ubona abantu barahindutse pe cyane cyane rwose kuko hari niyo mpamvu tugera aho ngaho tukiheba tukavuga ati n'ubundi kwahera ni kwahera ubuzima ni ubuzima nyine umuntu ashaka akora ibyo ashaka ariko nyine kandi ntabwo wabihindura ariko nyine ni ukwihangana uko isi dutwaye natwe akaba ariko tugashaka uburyo tuyihindura ariko nyine mu buryo bwose bushoboka mu buryo bwose bushoboka tukaba twayihindura ariko nyine ntabwo bishobora gushoboka ahantu hose ariko wowe ku mutima nk'uko Gaby yabivuze uhindutse basi n'undi agahinduka birashoboka ariko wowe ntabwo numva ko twagakwiye kujya duhora usanga ari ihangana usanga ari ukurwana mu buzima nyine biba bisaba ngo wowe wiyoroshye basi ku mutima wawe uce bugufi wumve ko we ushaka amahoro kurusha ibindi byose naho ubundi nose bigoye pe icyangombwa ni ukwiyoroshya wewe ubwawe nubwo umuntu muri kumwe wenda ashobora kuzamuka cyangwa se ugasanga afite indi myumvire we wiyoroheje ku mutima wawe ndatekereza amahoro yaboneka kuri deba nziza twaganiragaho wowe iyo urebye abakobwa bagenzi bawe ukareba uburyo imyitwarire ihagaze n'uko bimeze ubona hari icyagakozwe kugira ngo ibyo bintu bihinduke kirahari cyane ko ejo bundi twari turi kumwe na First Lady w'igihugu aratubwira ati urubyiruko mugomba kwiteza imbere ariko se urwo rubyiruko ruziteza imbere gute harimo ba bandi bakibona nyine ibyo byiza bakumva barabishamadukiye hari na wa wundi wenda bino bantu ba Daniela bavugaga ati uwo mukobwa azatsimbarara ku muco ese uwo muco nawe utsimbararaho uzamuteza imbere buri wese agomba guhiga ikintu cyamuteza imbere ntabwo ari ukuvuga ngo dutsimbarare ku muco niba ubonye icyo kintu gikore ariko nyine umenye ushobora guhuriramo n'ingaruka mbi hari n'ingaruka nziza tugashaka ikintu cyaduteza imbere nta gutsimbarara ku muco rega n'uwo muco urawuta ukongera ukawugaruka dushaka ibyaduteza wowe imbere niko ubyumva niko mbyumva hanyukije ibyo mugenzi wawe Joyce avuga wowe wagira inama ki urubyiruko rugenzi rwawe njyewe inama nagira urubyiruko nyine gukora nyine twese turabikunda kandi dufite n'imbaraga pe ariko nyine ikintu nagira inama cya mbere ku rubyiruko ikintu cya mbere nyine ni ukwitonda tukitwara neza tukanasenga
tukamenya ko imana igikora imirimo n'ibitangaza tujye kuvuga ngo tuzitwa ngo nk'amasireyi ngo n'iki byose ntabwo ariko bivuze njye ndumva twabaho nyine mu buzima nyine busanzwe tunasenga pe imana iguhe umugisha. hanyuma iyo ni inama kandi koko irakwiye ku rubyiruko ukurikije ibyo kuri iki gihe uko bimeze. hanyuma Gabi Gabriel hanyuma wowe ku rubyiruko urugendo rwawe urabona bimeze gute, warugiriye iyihe nama? icyo nababwira ubwo bavuga ngo nta myaka ijana, njye mbona hakiriho icyizere, haracyari icyizere cy'ubuzima. ahubwo ikintu twakora twakura amaboko mu mufuka tugakora, ubundi tukikura mu bukene aho kugira ngo dushakire ubushobozi aho bidashoboka. ari nabyo bigenda bitugabanyiriza imyaka, ibyaha dukora ahari nibyo bitugabanyiriza imyaka. nko muri Bibiliya senyeri Bibiliya abantu bamaraga imyaka 900, ariko ubu ngubu batangiye ngo nta myaka ijana. nibo babizana, ariko uko ibyaha cyangwa uko isi yagendaga ihinduka niko imyaka y'ubuzima yagendaga igabanuka. icyiza ni uko twasenga tugasaba imana iherezo ryiza, ndababwiza ukuri ko ejo hazaza ari ahacu kandi byazagenda neza. urakoze cyane. kandi nashaka kongeraho, buriya ibintu biryohera cyane niko diplomate yavuze ngo ibintu biryohera bijya byigarika abato bikabakenya. ese ubundi ninde utazi ko isukari ziryohera? isukari iraryoha, ariko murabizi ingaruka zayo ukuntu ziba zimeze. rero muri ino si n'ubundi imana yaraturaza, yaravuze ngo muzabaho mubabaye. wowe kuki ushaka kwishima kandi umurage w'imana yashyizeho ari ukubaho ubabaye? wowe urashaka kwishima, niyo mpamvu rero urishima pe, wumve ko wishimye, ariko ibyo byishimo byawe nabyo bigira ingaruka, ubabare kugira ngo ufate kuri wa muvumo imana yavumye umuntu. rero bisaba ngo nimba ushaka kutazababara cyane, ahubwo ibabaze mbere y'uko noneho haza umubabaro urenze uwa mbere. biba bisaba ngo wibabaze. nubwo abantu bijya bitunanira kwibabaza, tuba twumva twakishima, ariko irahari, ndabizi neza. nta muntu ujya risiga amahoro ritamugiraho ingaruka, ariko nyine abantu biratunanira pe. murakoze. murakoze rero abakunzi bacu mukunda kudukurikirana kenshi, mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyi channel Ibyahishwe TV. nk'uko bisanzwe filime zikunze kunyuraho zitwa Ikosa Rimwe, mapu y'ubuzima. uyu munsi rero murabona ko dusoje ikiganiro twe twabateguriye n'urubyiruko, aho twagarutse ku bijyanye n'urukundo rwo muri iki gihe, cyangwa se aho bagarutse ku byagiye bivugwa ngo nta myaka ijana, ngo nta gikwe, ariko ntago byagakwiye. nabo basoje bagira inama urubyiruko rugenzi rwabo ko ibyo bintu bitagakwiye. nkumva rero ibintu nakagaruka, mwibuke gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo mujye mukomeza kumva ibiganiro byacu. murakoze cyane. ciao ciao.